maze igihe mbitekerezaho ariko ndabona naho ndi mwanzuro. Diane, ndagukunda. Ndi kukubangamira. Urumva biri kumarira iki? Ndi kukubangamira. Oya ntabwo uri kumbangamira. Nawe uri kwibangamira. Simbabarire niyo ndi kukubangamira. Ntabwo uri kumbangamira, nawe uri kwibangamira. Bisemo kuza kukwirebera. Nakwitaba gute? Nakwitaba gute uri kuvugana n'umuntu wanjye ngo sheri ngo bungu iki? Umva narabimenye byanyu. Urumva? Bidasanzwe tuvugana. Bidasanzwe ngo sheri bu iki? Umva. Nawe umeze nk'abandi. Oya. Umeze nk'abandi? Ndagukunda. Nkunda. Tuza basi, tuza. Roteri ndi muhanga. Ahubwo sohoka ugenda. Dore ni beach yawe iraje. Kandi ndagukunda by'indani. Tateze kuzigera bihinduka na rimwe. Sibyo? Okay. Ureba kuri telefone yawe hari amafaranga nakoherereje. Ngushimira. Iki? Amafaranga? Wowe nanone. Ikizi. Ngiye nkoze iki? Bugira aho ngaho ndakumva. Ariko ukuntu usigaye witwara muri ino minsi ugomba kubihindura. Ariko se we ntubona ko tuba twaje hano kugira ngo tuzaye tuganira twisanzuye. Dore nk'ubu ngubu ugiye gutuma nshwana na anti sinigeze mubisobanura, sinigeze mbimubwira, twimutse atabizi. Ese ntabibona? Nta makosa ariko mwari kuba mwabiganiyeho. Kuraga wini kabisa. Ibi byose nabikoze kubera wowe kugira ngo njye nawe tuzaye twisanzura kuri buri kimwe cyose. Ngo ibyo wumvishe ni ibyo ngibyo. Njye ikintu cyo nifuza nuko icyo umuntu asabye agomba kujya kibona. Sibyo? Ubwo uri kugira unteranye nawe. Ibyo byose nabikora pe. Ntumbeshyere. Ariko byibuze hagati y'icyo umuntu akeneye akibona. Dore nk'ubu ngubu anti wawe yanzanye hano kugira ngo umubere umugabo. Nawe rero niyo mpamvu natumye uba muri uru rugo kugira ngo uzajye unyamurira ibibazo bimwe by'umubiri. Sibyo? Nawe rero ikintu cyose ugomba kugisaba ugomba kujya ugihabwa anti wakagikemura. Sibyo? Kumva kana akarengane. Akarengane ubaye ikize. Ahubwo reka mureke. Usigara ubitekerezaho. Ntabwo uri umwana, uri umuntu mukuru. Sibyo? Ariko se ntuzi ko anti wawe ashaje. Nkeneye kana kagakobwa nkawe ugomba kujya kankemurira ibibazo by'umubiri. Sibyo? Humura nta kibazo ari. Sibyo? Sawa. Ubuzima bwanjye bwakomeje kuba bubi kuva mbere y'ababyeyi banjye. Ibyishimo nahoranaga nabisize aho nagiriye muri koma, ko nayivuyemo mbona ibintu byose ari bishyashya. Umugabo wa anti ubu niwe uri kumbera ibigeragezo. Ubu sinzi niba nzakomeza kuba ncecetse, agakomeza kunsambanya uko yishakiye. Sinzi ikizaba igihe anti azaba yabimenye, niba azashyigikira njye cyangwa umugabo w'umuntu nibyo kuko ahora ari mukuri.
Biriwe. Mwiriwe Eme. Bite se? Ni byiza. Ko watwanze? Sha, nakazi. Ntago yabyoroshye. Nta kibazo nyine karibu. Kandi ndi gukora. Ni karibu rero. Stare. Hano se ko badakoma uri hano wenyine? Iyi ndano njyenyine. Nowera namubuze ku telefone. Nowera sinzi impamvu. Gusa nanjye nta kintu kikimbwira. So, sinzi impamvu ya telefone. Ibyo bintu uko nabimuzi hora byagenze bite? Sha simbizi gusa Nowera ni umwana mwiza. Ariko nta wamenye umuntu ni mugari ntabwo hakizera umuntu 100%. Nibyo pe. Nowera tumaranye igihe gito ariko nabonye ari umukobwa ukeneye kumva no gukundwa. Nanjye se uragiye sinda umukobwa ukeneye ibyo byifuzo byose. Ngo Shushu, uriye ko nahageze? Sha noneho uranyica pe. Najyanye n'umuntu muri siporo aza gutikira biba ngombwa ko tujyana kwa muganga ubu niho turi. Ariko ngo utekereza ubwo se kuko mwoka byaramwe. Ubwo ntabwo mpemukiye koko. Sha sheri ihangane. Hanyuma ubwo ndahabwirwa n'iki dore ndi n'ibivarisi dore ndi bikapu. Reka nkohereze location. Ni hafi aho ngaho kabisa ntago uri buyobe. Okay, sawa nawe ndumva atari wowe ntacyo. Ngaho zinyoherereze. Zinyoherereze vuba vuba. Sawa sheri kandi ugereye amahoro. Sawa ubwo ntacyo turahahurira. Urabeshya kwiri. Kubeshya. Uziko ntarenze kuzi kubeshya gusho. Amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Ubwo nanjye ni gutya cyo kubeshya ndabona. Nibyo nanjye ubwo ni gutya. Uri kubeshya ntabwo utagize. We ntago nakubeshya. Ntabwo komeza umparire massage niwe wanamvunye umugongo. Ninjye kuvunye umugongo cyane niwe wawumvunye. Oya. Sha. Wankoze. Wakureba shaho. Urarenze kabisa. Ntibwo bagutasuka wo gukora wo gutera. Ntarinzi ko buriya bintu babibasha. Wakureba shaho. Sanda gukunda. Nayo ndabizi ko ngukunda rero. Ngukunda shiri. Na buri mukobwa wese aba akeneye kubona umusore ufite ibitekerezo nk'ibyo. nibyo. Ariko uzamubona. Abo se ni umufite. Wowe bimeze bite? Sharekana n'iby'abagabo. Ubu nkeneye kubona nkeneye kuryoherwa n'urukundo. Ukabo duhura bose bashaka kunyura mu gitanda bikarangiriraho. Abantu nk'abo ntago babura. Ariko biba bisaba kwitonda no gushishoza mbere yo gufata icyemezo cyo gushakana n'umuntu.
nta kibazo mfite wantu ubu ndi umugore mutoya nawe uzajya umata. Nibyo nzajya nziguha nta kibazo. Gusa ndabona batinze ngiye kugenda ubwo ndaza kumuhamagara nambwira gufata gushiraho telefone. Ndaguherekeza reka nshyiremo akabutura.